ariko nawe wabonye nko mw'iyi minsi ishize nko mu minsi ngahe ishize wona byose rega niwe wabituka wabikoze ngende umutananirwa je nyine nanzi kare Burundi ngira gutya nayo mbona ngo yo mu rugo ndi kumwe n'umu ntagari ndaya man ni habara nishoreke ni umucuti basinye nasanzwe ariko nyine sabe tugendane ni habara nishoreke ni ndaya uburaba bayese ese yakarago nanzi ko bya bintu bibaho ariko kuri je kuba ko byambayeho naravyemeye bibaho emera abaganga nuwamuvuga nabi ivyo ni ibyo azamuvuga nabi ku gihande kiwe umuganga uzavuga nabi umuganga ibyambayeho nawe arabiza azagende kwicano Kigali aya Kigali views desa senkana azagende yirebera ibintu byambaye umukobwa bitanya ikintu je nakora nahera ku barundi nkabasaba ikigongo bakambabarira ku makosa nakoze nahita no ngaha mu Rwanda nabo nkabasaba ikigongwe ku makosa yambayeho ntago nayateguye ahubwo se wowe kugira ngo umuza utamamagaye ubwo nkagira gucya nkabona ibikamera n'ibiki byose bizanye mu gipangi wanje hari umuntu yagutumiye mu rugo harwanyingurezwe nese je nigeze nkutumira harwanyingurezwe ako ntago nigeze nkutumira nyine narasose kuki usota ibipangu by'abantu nk'ubu Assalamu alaikum wa alaikum tulahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course nitwa cheketu. Ugadakina n'abana ukina n'abanyeshuri batandukanye mu cyo cyatandukanye. Sibenganya inkutase nyutanga isana mituma kwa ngo uramuga Kigali News 550 nizere ko mumeze neza cyane. Mwese mwakoze subscribe 76,770 ngahe. Turabara abakengo twuzirimba ijana dufate umudare shimwe abarundi mumeze bute abashinga nayo urwaruka abashikiranganje mwese mumeze bute abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi muri Canada Saudi Arabia muri Oman South Africa ingabo z'u Rwanda mumeze bute nizere ko mumeze neza ubwahise cyangwa ubwashize mwabonye uburyo nabwo gitumo mubona rwose umusore uri kuri kamera zanyu imbere yanyu mubona n'umukobwa w'umukenyezi buryo yari mu gahinda kenshi ariko nawe yari afite gahinda ariko dushimira muganga gakondo ukomeza gukora ibitangaza bagize gutya batereka nta n'umuntu nazongera amahoro mugabo amahoro mumeze neza ndashima Allah subhanahu wa ta'ala mu kwa gatatu tujye kwinjira mu gisibo gitagatifu agira umusiramu naam okay meze neza ndashima sabiti yego cyangwa sabiti amazina yose nayacu nta kibazo ariko ari umuntu mba sabiti agatekereza ngo bimeze bite wagwana sabiti bimeze neza umuhungu ugiye kuza imyaka 20 na yego 20 ndayifite ariko ni 20 yego hafi 30 yes oh yeah 25 ni gucyo ko ntago irageramo yego umuhungu ufite akazi yikora nyine n'akazi kaba nyine ariko karantonze uko ukivuga ibyo ukivuga gutyo yes aka twamamaze umva cyane ni yanjye nayawe n'umuvandimwe kefite n'inshuti n'abavandimwe amamaza hano ukorera ubarangire neza pe abashaka umucongo wa danje none uruharwanye n'ubwanwa arabuconga Fatuma kambwa tisheri wagwani namubwani sabit barangire neza bro ya hano nkorera no kuyo muhanda ja kwa Nyiranuma urubuga rwanjye ni sabeti TikTok ni sabeti Instagram ni sabeti ya hano hose waja ukandikamo sabeti bitumbana n'imuri ziba zihari iyo nkeneye uramamagara nkakurangiraho ndi ukangiraho nkagukorera ibintu bizima kigera kwa Nyiranuma uze kwa Nyiranuma aho ngaka hano kijya kwa Nyiranuma ku cyapa cya taxi usubira inyuma gato muri metero 50 abanyene hano hari saro ya armina ubundi ucyagira ukabaza ati sabeti wumurundi yego barabizi ni jeje nyine mpare batabakuye mande hano hari umukobwa nizuzu harya zuzu zawadi zawadi nagusuje nezire komeze neza ameze neza yakamuna ameze neza ndashima Imana madame araho ya madame araho gake tu ntago biri tuma cyari arahanye narashima Imana ariko okay sabiti dusubira inyuma warandakariye ariko impamvu wandakariye muri commentaire abanyamabarundi bavuga byinshi nanjye hari ibyo nagombaga gukora ngiye umuntu anabaje ndatabara pe sinita ngo turaziranye sinita ngo byagenze bite urumva gusa mu nkuru zimanuka nta muntu uzambonamo ariko izindi nkuru nzabikora kucyo akinyuma umukunzi wawe noneho umurundi mwene wanyu mwagiranye hasoziye zitandukanye mwakiye mu buzima mana kwita ubw'umwanda uribuka mu gihe
bajya bavuga ngo 4G ko zaje mu Rwanda. Igihe mu Rwanda hazaga abakobwa b'Abarundi barimo barungira mu Rwanda. Tubyibuka babivuga gutyo. Ndabyibuka. Ubwo buzima mwabucanyemo. Ubuzima twabucanyemo. Sinabona ubuzima bwonyine twacanyemo hano tukiri ni Burundi twarabaturanye. Mu mateka ya kahise. Ya tukiri ni Burundi twarabaturanye, uriya mwana twarigana, nkabona ari umwana mwiza no mu ishuri n'umwana wakurikirana amasomo. Urabyumva nawe nk'abantu baturanye. Ntabwo haburamo akantu ka rukuruzi. Uriya mwana ndamwishimira, ndamukunda cyane, nawe ndabona nta kibazo afise. Ya twatangiye gukundana kuva tukiri ni Burundi tukigana, nyuma aza koza bino bibazo. Turatandukana tuza ngaha mu Rwanda, we aje mu nkambi geshikana i Kigali. Ariko njavana i Kigali nkaja kumureba mu nkambi kuko nyine urabizi abantu bakundanye. Mu nkambi ya Mahama cyangwa ya Ngara? Imahama. Hariya nyine tu. Hanja kumureba ariko ikintu cyambabaje mu bintu byose. Sinarinzi ko abantu biri abantu nyine bavuga by'aba ikintu cyakubabaje no munsi. Cyakubabaje cyangwa cyakubabaje. Kuko ngo aseme isigira muri hashize iminsi igera numva ni mwiyo mu minsi. Nari nzi ko ari Burundi ariko biriya bintu numva ngo bari abantu ngo babaruzi babaho canke bibiki ese abari abantu abaganga bagakondo okay sorry bari abaganga bagakondo ese akababaho kuko je nk'ubu nari nzi ko ari Burundi ariko nawe wabonye nko mw'iyi minsi ishize nko mu minsi ngahe ishize wona byose rega niwe wabituka wabikoze ndende mutananirwa je nyine nari nzi ko ari Burundi ngira gucya nayo mbona ngo yo mu rugo ndi kumwe ntagari indaya man ni habara nishoreke ni umucuti basinye nasanzwe ariko nyene sabe tugendane ni habara nishoreke ni ndaya ese yakurashana erega abantu badukurikiye barambwa ati saka uzagaruka umubazi erega n'umukunzi we nzamugarura n'uriya mukobwa nzamugarura kana ko mu kiganiro ariko neza ko basi mufate nk'inshuti basi umuntu wisaidiraga kuko na nyine nari nzi isyaka kandi ugiye kwa nk'ikigo cyitwa Firidausi cyabwiye umugabo wacyo ndimbati ngo nimbwa kugeza ubu tuvugana n'agahinda afite n'umubaro ufite byose niwe wabiteye nongerera ishavu ariko ngiye narigirira nde umukobwa abonye nimero kuri channel yanjye yatubicana arangije abone nomero zanjye arambwa ati sagukunda Abarundi nabo baragukunda nagiye ku muganga gakondera kuri rigaka ngwino tujyane mwereka ahantu kora views njya kwishakira views uburaba bayese ese yakarago nzi ko bya bintu bibaho ariko kuri je kuba ko byambayeho naravyemeye bibaho imera abaganga aho nuwamuvuga nabi ivyo ni ibyo azamuvuga nabi ku gihande kiwe umuganga uzavuga nabi umuganga ibyambayeho nawe arabiza azagende kwicano Kigali Kigali views desa senkana azagende yirebera ibintu byambaye ariko n'umuganga bazatubwiye tuje tuzibaho ese yakara abaganga babaho ako ese yakafita gahinda ariko nano kaduteye kuki umuntu wakunda undi gufuha bibaho urabona nyine byatanye bamubwira uburyo hari umukobwa ugizana hariya dufite n'amakuru kayiranze rero bikodesheraza kubitubwira urumva kugira ngo atekereze kujya mu baganga bagakondo kugira ngo anatekereze kuba hari igihano baguha anatanga amafaranga ye nuko arabana gukunda rega kenshi na kenshi hari umuntu ukunda nini tubibona ahubwo nyuma byaza kubuza mu bintu by'agahinda bakabyereka isi yakanangira uriya mukobwa ntago mwanga ndamukunda ariko ikibazo nawe ureba nk'umuntu agiye amaze amezi 2 amezi 3 amezi 4 isi yake nanjye ndi umuntu ari Burundi ako ajya gushaka ubuzima isi yake nanjye aho ndi ntago naye nicaye ndiko ndashaka ubuzima kandi shishaka ubuzima bwa jenyene ndi gushaka ubuzima bwanje n'ubwiwe kuki umubiri wakunaniye isi yake nawe urabizi umubiri nta muntu ukontrola yomba nawe kushobora kuwukontrola biriya bintu ntago byari byabaye ntago byari ko uragira ati ndamwangu ya mukobwa mwana uragira ati amezi 2 amezi 3 uri wenyine ndumva aragiye nko kumara nk'amezi nkarindwi nese ko nzi kutanywa inzoga kandi abantu banywa inzoga rero bagira wenda ubushake na santima kurarikira ubwo ni ntibikurimo indani muri wowe muri rusange kuba wararikije ngo niwihangana ntago ari ibintu bindimo indani ahubwo uvuga ngo umucuti wiwe nawe afite yaraza kambira ibintu mwavuga okay ubwo numba bimaze gucya nyine yazaga tugana nyine ibintu bisanzwe gusa nimba akantu kamwe kabaye press ngiye ukubesha ramukwaga ahantu mutura mukwaga abantu ukodeshezaga inzu uri iranda cyangwa bararyawe ahantu uramushyira gukodeshaga inzu uramukwaga mu nshuti we niho babanje kuba mbere ageze arakwa ati mugabanya kugira ngo kodeshe guma muri ino nzu n'inyanza tuzajya ki nibusanga mutibana dupanga na diri z'ubukwe
ahubwo avuga ngo wenda hari igihe abakobwa barutanwa waturaburaho usanga waragiye kuri uriya mukobwa wundi ukavuga ati wiyaro isi yake uriya mukobwa wundi ntago aruta uriya mushire wanje ntibibaho na gato ahubwo vuga ngo nyine ni bya bintu by'umubiri utajya wihangana uriya mukobwa yaraza akambwira ukuntu bimeze gahunda nkavuga ati okay ubwo kuri inshuti yiwe ndumva nta bintu byadanje ubwo nyine ni wa mubiri nyine utajya ushobokera umuntu yaraje rimwe kabiri ndavuga ati ubwo rero sanga nyine wa mubiri utihangana sanga nyine nitaye mu cyana nanjye ntari nateguye sinigeze nanabitegura mvuga ngo najya no mukobwa mu inshuti yiwe ugomba gusaba abarundi rero n'abanyarwanda bose bazi ko barabaye Imana uriya mukobwa ni mwiza atuye neza arashinguye arasa neza ariko nuriya wundi nawe nabonye bambwira ngo umukobwa afitanya afitanya ikintu ngiye nakora nahera ku barundi nkabasaba ikigongwe bakambabarira ku makosa nakoze nahita nza no ngaha mu Rwanda nabo nkabasaba ikigongwe ku makosa yambayeho ntago nayateguye ni wa mubiri nyene mbega n'ibishuko ntago nigeze nkora ikintu na kimwe n'ibintu byose babonye nta kintu na kimwe nayateguye ni wa mubiri nyene uvuga ati ndi kumwe n'uwo muntu byagenze kuko ndibaza nimba bararebye neza hari n'amavide kandi mwe mu mama w'inzoga ariko inzoga nabazi mwagura uriya mukobwa ngo mbe ko arimo arakubara imibare yarimo yinywera agafanta nyine ubwo nyine ni cyagiye kiba cyageze cy'umuntu atateguye nabikubwiye nta byina nateguye kandi abizi ndi umusiramu nta nzoga nywa ariko tuvugisha ukuri sabete yes abadukugena ari abantu nzi kutanywa inzoga ari amacupa ya Knowless yavuye katuzamamarize nubwo bataduhaye kwamamariza si yake tugiye ngaho natwe tugiye muri prostitution ndende byasaba ibintu byinshi cyane yango namukobwa kubara yarimo n'inywera fanta yes none ariko bitamakuru kwa si yake basimbabarira usabire n'ikigongwe ku bantu bari Burundi n'abari ngaha mu Rwanda ubasaba ikigongwe bwati ibintu nakoze nanjye si jewe n'umubiri n'ibintu naye nanywe ni nabwo mbere nari nkwe inzoga none nibaze guhera ari bwo bwa mbere ngwenze ukanywa Knowless haya Knowless katubamaze ko nari ni Knowless apana kerema apana mugura kerema Knowless nagari butera n'inzoga yitwa Knowless Knowless ni bwa bucupa butavuze ko gero nibaze ko naguze ngo ducupa duto nibaza bambwira ngo simeze ngo nka fanta ngo nta kintu ziri bugutwara ari none baze kunywa inzoga aribwo bwa mbere nisanze nyine mu cyanka kiri ariko ndasaba ikigongwe ku bantu bose badukurikiranye umushira wa yitwa ndabikuye ku mutima abanyamutebera birubu tubanye gute kandi bira tubanye gute kandi bari imihari ubu ni induru zonyene ziri muhira uracyari wawe aho yakodeshaga cyangwa byagenze uko Ishaka nago bire bintu byabaye ntago uvuga ko kiri mu umuntu nyene ikintu kijura kihangana ko baravuga ngo uyu mugabo ikije atega umutwe jubu ndi gucumbika ariko sometime bizakunda tuzosubirana nyene kuko iyo umuntu n'umuntu bicaye bagahura bakaganira yagize umujinya mwisharambwe ati we noneho imisi ifise umujinya ntago ushaka kubona ngaha mpande yawe ntago ushaka kubona yambwiye ngo ufate bwitwanje yarambaye ati ntago ushaka kubona uruhande rwanje muri uyu mwanya reba ahantu buri ninumva umujinya waheze cyangwa numva byagenze gutya nzoguhamagara ubwo ati tuganire none dusubire nkuko twa tumeze mbere kandi birasaba ko inama magara icyo gihe nawe uzobaye kuko niwe wamusi yake yewe nawe wankure ntago ari byiza na gatoye n'abantu badukurikire reka mbabwire ikintu kimwe abantu bajyamamagara ngo isiyaka ngo naduhuje n'ura muntu ngo isiyaka ni wabikoze ngo isiyaka ujya guhura n'ura muntu mu buriri cyangwa mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye baramamagaye ahubwo se wowe kugira ngo umuza utamamagaye ubwo nkagira gutya nkabona ibikamera n'ibiki byose bizanye mu gipangi wanje hari umuntu yagutumiye mu rugo harwanyingureze ko nese je nigeze nkutumira harwanyingureze ako ntago nigeze nkutumira nyene narasose kuki usota ibipangu by'abantu nkubuyoza gusanga ndi hanze nkavuza igihiri wari kuvyifatamo gute ukankubita mu Rwanda ariko hari ubutabera ako nanagukubita ugiye kunyurira ngo natwe twabanje nese usimukiye igipangu namenya ko je ko nkora kimwe gipangu cyawe ako nije ndahaba hari undi muntu wasanze cyangwa icyo vera kodesha isi yaka kugira ibintu birebire man wasimbukiye ahantu mba nese wasimbukira wo utambonye iyo nsanga rwanye inkoyo noneho ako nawamenya basamwe mwabisoje kwari wambaye boxer ako yandi muri sare mwadusenda muri sare ariko inzuki zaraguhaye ako nanjye zara ako ramukobwa natansa imbabaza ngo nzamabare inzuki zandi nawe warakoze nyine ibyo wankoreye warabibonye ataje nabyimba ibyo wankoreye warabibonye nk'inshuti mvuga shasi ya nawe uri bro wakoze mana ari bizima mana erega mani tubahuye dushaka ibere by'abana kubera go biriya bintu byo gutungura abantu isi yake none niba ziza gusimbuka ugasimbuka avuga ngo hari kijura kimaze imisi kija kunyiba
ufite inkoni ntabwo mba nagukwiza ku mutwe ukamena cyakira ikintu ukora kunyica ariko umutwe nakuwumena none ibaze witugwa mu ikosa y'ijoro gikunda kuza mu gipangu byere kugenda gute ubwo nawe wari kijyo gukora simbutse igipangu ntabwo ndabizi ko mu Rwanda ari umutekano nta kijura ahubwo bari kuvuga ngo umujura nyene wa mukobwa se bundi yashorikeye ariko nzamutumiza nawe numva ukuntu mwamenye nyine kubyara isi yakumaze ibibyura mu bibi kandi baramubaze muraberanye mumeranye neza cyo bira zakubabarira ariko aracyafite ajye nishavu mu Barundi ko bavuga nishavu isi yakananye ntago ndamwa nkuri ya mukobwa bera nakubwiye ibyabaye no mubiri kandi nubu umwanya wese namubona bera se bera umwamaga yakwita ntashobora kunyita kuko usanga gifite ishavu ariko ku mutima wanje n'umwanya n'uruhande rwanje umwanya wese namubona bera mvikanye mufite ku mutima ibyabaye ni wa mubiri nta ko yanyeretse ibipapuro ngo by'umurenge baramusabye ngo mwari kuraya ku idarapo ry'u Rwanda ntabwo reka byari kera ntabwo byari kera wanasanga ari igihe kinini cyane byasaba nkarasigaje nk'ukwezi nako nyine kutagira neza none abaturanyi banyu nabo bagira umuntu urisamuhamagara bamubwira ibiki ibyo nyine bavuga ngo umuturanyi wanga utwana ikigunda kuko Gana nyine tuyarwuba yabahuje zakomeza ibigenze neza sabe si byinshi gusa wisaba imbabazi uzisaba Abarundi uzisaba Abanyarwanda uzisaba na Bera izera kwenda azakwabare kubera Imana kena nzamubwira acinkoni zamba isiyaka amarira y'umugabo atemba aja mu nda yaba arira atembaza aja hanze Ansigamo n'abagabo barira Amagide Black ararize The Ben ararira ande bararira ariko bamwe baravuga ngo namarira ngo yebwese koro ayanje yaratemba aja mu nda ntago ari buje hanze kuko agiye hanze kabara isiyaka reka tubireke basi reka tubireke tubihagarikire na hano ariko icyo nakubwira cyo urumva uri umukwaferi mwiza urumva uzi kogosha uzi gukora fresheri zose zigiye zitandukanye kandi nakubwa ko amafaranga burya washaka yari yose wayahuza n'iki wayahuza n'umugore wawe mugashyira hamwe ukagira neza ndabeshya isiyaka ndakubwije ukuri atari cya kibazo cyabaye na Billway ubwenyine uzamwegira umatwaye ikindi kibazo kadifitanye uko ntitwaye tubanye isiyaka nago nabikubwira ngo mbimare nawe arabizi ariko nago umuntu ajya mu baganga bagakondo ari uko mutamanye neza Yego n'ikintu cyambaje no kwagiye basatambariye basi akubwira yari afite ikibazo Siyaka ibintu ntabwo nigeze vuga ngo ntegure ko nababaza umukunzi wanjye ntibibona gato gusa iri ni isomo nizere ko umuntu wese yaba yarabibonye ibishuko by'isi tuga ngo twazarakuno tubikosora kumva ko buri umuntu wese mugiye kuganira ari inshuti yawe ntago ariko biba bimeze harimo abanzi umuswara abantu rafiki yako ndo hadu yako ni haduyo mana ndabeshya nagwesha sinanzi ko bira bintu byagenda kuri bigatuma ntandukana n'uwo nakunze cyangwa tukagirana ikiba amatati turayumva ntago nyazi amatati amakimbira yega amakimbirana Siyaka ntago nanzi ko byazagenda kuri ya cyangwa bikagenda gutya reka tuzumve uruhande rwa Bera tuzamutumira twumve nawe nimba agomba gutanga imbabazi cyangwa atagomba gutanga imbabazi hari gahunda zigomba gukomeza zikagenda neza arimo ndaseka Olivier ugatumusa atangiye gutereta bizagenda bite azabibona okay so by the way reka dusoze wera twizere ko bizagenda neza dusoze mu matwi mama teta herereho namusohoje atuye muri Kicukiro mu cyumba
ni my sister umwana mwiza cyane nta mutima mubi Siyaka ariko reka nzareko nzamuhuze bikagera neza Siyaka mbabare ko uzampuze n'uriya mushire wanjye ameze neza kandi yishimiye ibyo tugiye kuganira Siyaka kuko uje butuvugana afite agahinda sinakagutura sinanagatura buri wese ikaba se nkatura umutima wanje niwo uzoncira urubanza amaze kunzana n'umushire wanjye akambwira ibya nyuma basi nimba ari ukunkatanya cyangwa ari gukomezanya amenya kimwe muri ibyo oya Imana ishobora byose nawe aragukunda nizera ko atazaca guheba gusa inama nakugira nuko wenda wava mu byo urimo ugahitamo ukamesa kamwe mugane munyarwanda sabe ndagushimiye Olivier nizere ko amajwi n'amashusho umuhungu kuvuga birandukiniga cyane kumukunzi yaramukate nyine aya ngoko reka tuzare ko bazatanga imbabazi